barawona na gato cyane barawucangarangira umusatwe n'ucaza utanga kwa Pautolesi. Pautolesi arambura umupira muremure cyane asanga zirakosa na Matkashi. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Matkashi abasore bahagaze nabi cyane umusatwe wa Berechierize. Berechierize na Karafieri bahagarara Mambata. Matkashi abaca muri umwe batera ishoti ikomeye cyane umunyezamu arya akubitwa akantu kandadatata. Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Aston Villa mu rugo mu gitondo cya kare kwa 37 umukino umusatwe wa Matkashi ariya umunyezamu David reba mucisha umupira hagati y'amaguru. Arsenal kimwe ndayibeshyeye, Aston Villa kimwe, Arsenal ubusa. Karabaye. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Bayita Villa mu gitondo cya kare tereka bitabo cya mbere bamwita Matkashi tereka mu massive. Aston Villa kimwe, ikipe ya Arsenal nyuma yo guhagarara n'ikosore bayo muri defense kayamaze kugitamira. Bukarabaye rero ba defense nabi cyane cyane eze no match nubwo yamwiziye ariko nyine yabwiraga ntago eze kumprefera ku ruhande. Martinelli biga mu match n'ingize bukugora Trossard wahaca. Trossard nyine arahari ariko buriya ukeneye ko numuza gutanga arwaye. Martinelli se narwaye ari ku bench. Martinelli reba rayo ya ejo ntuze nabuze ko Martinelli ahari. Abonye Jesus ntamarusha ko abonye Jesus amazina nasubye ko ari mora Martinelli ahari. Match n'izisa ko agatuza kugaruka inyuma aragufasha yiyimye shuwa rero ko mu winga rwose namba duwekerega ari kwatera. Reka turebe eze n'umukinnyi mwiza ariko iyo ari guca ku mpande mabona nta abasanzwe baba nta contribution nini cyane. Burya no muri nozana kuko bariya muri Crystal Palace ntago bakina ba winga bakina full backs. Abantu bakiri bagize rero yahitagaruka gahita nk'umwataka wa kabiri. Urukumva full backs zirimo Taylor Mitchell ndetse na Munoz nizo zabaga zigenda zica ku mpande bakata imipira. Eze rero atagarukira hagati mu kibuga. Reka turebe igitego cya mbere Arsenal yakiriye. Reka turebe akora nanone ni kona ikipe ya Aston Villa. Kora ikipe ya Aston Villa mu 38 Aston Villa irimo kugenda kabisa. Uwo bitaye zihagaze Mambata ariya rwose. Nakarafieri kutwira ku YouTube. Gusa Karafieri arimo gutegereza navuga ati wenda Magini yakina. Ngahita ngukura. Asa n'ujya kuburuka Magini. Ariko Karanuza eze we yahagaze nabi cyane. Yahagaze nabi. Ntago Dikana agakinnye n'umutwe. Dikana kugera ko ari inyuma. Irabaro Dikana arayikinnye kugira ngo igaruke igere kuri kuko yatayikina irabaro kugera hejuru. Agomba kuba yikinye gusa isa n'uyisohora akayisanga kuri eze ahagaze. Akayita yasanga kuri eze ahagaze. Reka turebe ni kona ikipe ya Aston Villa ku munota 39. Ku munota 39 basa ikipe ya Aston Villa baje gutera kona. Subiza pasi magata kwa Ezra Konsa na Pautolesi musore umunyespanye uzi gukina neza cyane mu defense. Yamara kwa pase Mvomonana arasohoka baro neza cyane Mvomonana arayitakaza Bukayo Saka yakira ikibona Arsenal iyi counter attack ya Arsenal tarakama irakwica shaka imbunda bamwita Leandro Trossard. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Asana baravuga bati bakoze koza Aston Villa bakiri igisinkuba. Aston Villa yasanze inkuba iryamye igira ngo ni isake. Iyi koza gato cyane mu kirako inkuba irazamukira kubita pa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Umupira Bukayo Saka ukatagatia cyane umunyezamu agizanga arawukuramo usanga umusore atwara Leandro Trossard mu cyane bubaya. Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Leandro Trossard na Braga gira kabisa imbara y'izama mwita Leandro Trossard kimwe Aston Villa kimwe iminota 52 umukino haracyari mu gitondo nyuma y'iminota 7 gusa Arsenal koze reaction y'ukuri. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Bamwita Leandro Trossard akora akazi gakomeye cyane uyu musore
terekamo igitego uburyo bubera kapiteni ashatse bita iyo umuntu witwa Leandro Trossard ari mu kibuga Arsenal ifite amahirwe y'igitego menshi birakibonye Trossard ntago bamuzi ntago Trossard anajya amenye wari we Leandro gerageza uburyo ari umupira kundi ruhande kuva yari taratera mu izamu shot on target umunyezamu nabonye azifata da nizo ku mpande uretse umupira wa Bukayo Saka avanyemo hejuru gusa ariko chances ziri clear Bukayo Trossard yaje mu kibuga iyo uroshemo igitego kikajyamo nicyo Trossard yaje mu kibuga ibyo bintu byose biba bishoboka defense tangira kubona akazi umuzamu abona akazi na fire hari ikizere we Trossard mu kibuga ibintu byose bishoboka pera gatoya cyane pira utakaje umusore twumva Monana hagati mu kibuga Arsenal yongera irawusubirana control gatoya cyane ku mupira atawukiranze umusore twa rutayizamu cyokere tapi nawe mwe pira atawukira hanze vuba bawunaze kwa Buendia na Jadon Sancho akwemera Sancho babiri Sancho batatu Buendia nuko gukora igishoboka Victor Lindelof Yuri Tielemans nande na Kamara nta kibazo bimugiraho pira kwa Rodgers kwa Dani Maren na Rodgers Anthony Villa biranga shatamo isho BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza abasore ba Aston Villa ku munota wasoza match bafata Arsenal barazamura bayigejeje ku gasongero kanya bushingitwa baratera bashyira ku ivi wanayimera turaguritsa heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama abasore ba Aston Villa baturakoze cyane natwe Fry Mama turayirya abasore ba Aston Villa mu rugo kuri Villa Park banga kuva ku izima umusaza witwa Emiliano Baby Steps pampa nziza ku bana bose umusara w'umufaransa witwa Kamara intambara ikomeye cyane yari umupira utanga kwa Buendia umuzamu wa Arsenal yaragerageje gukora ibye abandi bakora ibyabo umupira uranga ujya mu izamu hariya Jumbo Lash Book Unique Stay Inspired ku munota wa 94 match inarangira abasore bawunayemere babwira Arsenal bati wabatwara kubonye twakugize kame nkabyinane Arsenal imbere unayemere yabaye inguzangoma Arsenal imbere unayemere irakubitwa nk'ikirago BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza igitambo cya weekend gitangiye mu gitondo cya kare Arsenal bagitambo cya weekend bamwitabira na Buendia Aston Villa match tova Aston Villa 2 Arsenal bayikubise ku hanyuma mana we Jumbo Lash Stay Inspired match is over Baby Steps pampa nziza ku bana bose ikipe ya Aston Villa ikora akazi gakomeye cyane ku mwanya wa kabiri none hanga muri live amanota 30 kurikiye Arsenal y'amanota 33 match rikomeye cyane ikipe ya Arsenal itakariza umukino kuri Villa Park Stadium match rikomeye cyane irabyikoreye ariko ni bya bitego nagiye ari bitumwako abasore Arsenal bagerageje kudefanda baragerageje pe bahagaze nabi oya umuzamu barayikuyemo sibyo ayishyira he ayikuramo umuntu koze kosa bya mbere numwita Inkapi ya defense nayo kwimera ni hepfo adefanda baro ajya kuyishyira kuyirengura imbere y'izamu
uravuga yihese iyi ngiyi barengeje bahise banagana ibyo niwe udefanze nabi yahita yikina gukina agashyira imbere bakagira hari amasegonda yarayanyuma umusore bita Emiliano